ijambo ry'umunsi. Wahawe umugisha aho wajya hose nuramuka wizeye Imana kandi ugakurikiza amategeko yayo uko yakubwiye, uzahabwa umugisha mu gace ndetse no mu gihugu cyawe. Urashaka gukomeza kubona imigisha y'Imana mu buzima bwawe? Urashaka gukomeza kuba mu bushake bw'Imana? Kubaho mu bushake bw'Imana ni urufunguzo rufungura imiryango y'ubuzima. Nushyira Imana imbere yawe, uzahirwa mu mujyi ndetse no mu gihugu cyawe. Ivuga yuko uzahabwa umugisha kugeza ahandi uzajya uguriza abandi aho kuba wabaguza. Uri gutekereza kwibona muri uwo mwanya ukuntu bimeze? Urumva umeze ute wisanze uri kuguriza abandi kandi ntacyo ubuze? Imana irashaka kuguha byinshi ndetse no kuguha ubufasha buhagije bwo kwita ku bababaye bose bari hafi yawe. Uyu munsi kora icyumba mu buzima bwawe cy'imigisha y'Imana. Hitamo gukurikiza iki kwifuzaho, ubundi we mu bahawe umugisha aho bajya hose. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibinije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba uwa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.